Nongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana aruta umuntu wese yatanga abane namwe. Ni mwene so Ernest Niyonsenga. Mbahaye ikaze mu kiganiro Isoko y'Agakiza. Uyu munsi turakomeza inyigisho yacu ivuga ku mugambi w'Imana mu mibanire y'abantu. Ubushize twarebye urugero rwiza rw'uko Imana yashakaga ko abantu babana. Twarebye urugero rw'ubutatu butagatifu, aho muri bwo habagamo urukundo, habamo kwizerana, harimo kwiyumvanamo, harimo gufashanya no gushyigikirana, harimo gukora nk'itsinda bagakorera hamwe, kandi hakabamo guhana amakuru bisesuye. Mbega nta mwijima wari uri muri bo, baraba umucyo. Ikindi kandi buri wese yabagaho ku bwa mugenzi we. Bivuze ngo twabonye urugero rwiza Kristo arimo abwiriza avuga ngo mbonye ababonye data kandi njye na data turi umwe. Uyu munsi rero turakomeza n'inyigisho yacu tureba uburyo amatsinda, tureba niba amatsinda ari umugisha cyangwa niba ari umuvumo. Mbese kuba ndi umunyafurika, kuba ndi umuzungu, cyangwa kuba ndi muremure undi ari mugufi, ibi bintu ni umuvumo? Cyangwa kuba bamwe ari abakire abandi ari abakene, mbese ibi bintu ni umuvumo cyangwa ni umugisha? Bahaye ikaze rero muri iyi nyigisho, mukomeze kubana natwe. Reka dusenge Imana maze Uwiteka Imana yururuke abane natwe muri byose, kandi atubashishe kugira ngo tubashe kubaha ibintu bizima kandi bibafasha kwaguka no gukura mu buryo bwose, bwaba ubw'umwuka ndetse n'umubiri. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye ko wongeye kuduhereza uyu mwanya nk'abana bawe ngo tuganire ku byanditswe byera. Turi mu nyigisho ivuga ngo umugambi wawe mu mibanire y'abantu. Twabonye neza ko icyo twifuzaho ari ukubana mu mahoro, mu rukundo, tutishishanya, twumvikana mu bintu byose, nk'urugero waduhaye ubwo ubana n'Imana Data, Imana Mwana mu butatu butagatifu, mukabana ari wose nta mwiryane. Ibyo ngibyo utubera urugero rwiza. Kristo aravuga ngo munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. Natwe rero dufashe Mwami Imana, inyigisho yose tugenda twumva, ibyo tugenda twiga, kugira ngo bigire aho bituvana n'aho bidushyitsa, byubake ubumwe mu mitima yacu, kandi bikureho urujijo rwose rw'abantu bibaza. Kandi Umwuka we wera adushoboze, abatarakizwa bahe gukizwa, abafite intonganya, abafite amacakubiri mu mitima, abafite Mwami Imana ikintu cyose gituma batandukana n'abandi, kubwo gutekereza se, kubw'imikorere, kubw'imigirire n'imigendere n'imivugire, abo bose Mwami Imana turashaka ko muri izi nyigisho bazakira ibyo byose. Turagushimiye ko uzatugeza ku bwiyunge buzima, kandi twe kwigira uko tutari, ahubwo duhinduke rwose tugize imitima iboneye, kuko nicyo kidukwiriye. Urakoze cyane kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bahaye ikaze rero mu nyigisho yacu. Iki ni igice cya kabiri. Mu gice cya mbere nibyo kuko twari twabonye urugero rwiza uko Imana yashakaga ko tubana. Muri iki gice cya kabiri turareba neza amatsinda, amoko se cyangwa amabara n'ibihugu bitandukanye, mbese n'umugisha cyangwa n'umuvumo. Kuki ubundi hariho amatsinda, hakabaho ibihugu bitandukanye, hakabaho amabara atandukanye y'abantu, hakabaho abantu barebare ndetse n'abantu bagufi, hakabaho abakire n'abakene? Ibi bintu byaturutse, mbese ni umuvumo wazanywe n'icyaha cyangwa se ni umugambi w'Imana? Twifashishije ibyanditswe byera, tugiye kureba neza icyo Bibiliya ibivugaho. Mu by'ukuri ibi ngibi byose nabyo byari mu mugambi w'Imana, byari mu mugambi w'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 17, turahera ku murongo wa 26. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakozwe n'Intumwa, igice cya 17, duhereye ku murongo wa 26. Bibiliya yavuze ngo, kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko byakoranwa uko yategetse, igabanyiriza abantu ingabano z'aho batuye. Imana ishimwe cyane. Bene data, iri ni ijambo ry'Imana dusomye, bigaragaza ko n'ubundi amahanga yose, abantu bose mu buryo butandukanye, wari umugambi w'Imana. Reka twongere dusome ibyanditswe byera
ibyanditswe byera dusanga mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya Tangiriro, igice cya mbere ku murongo waho wa 20, ku murongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28, munyihanganire. Bibiliya iravuze ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire, mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Imana ishimwe cyane. Ahangaha Imana yari imaze kurema umuntu, imuremye mu ishusho yayo. Bibiliya yatubwiye ngo umugabo n'umugore niko yabaremye, irangiza ibaha itegeko, irababwira ngo nimwororoke mugwire isi. Uko umuntu agiye ava muri Afurika agera i Burayi, niko ikirere kigenda gihinduka. Ugasanga umuntu bitewe n'aho yavukiye ni umuzungu, bitewe n'aho yavukiye ni umwirabura. Ibi ngibi ni umugambi w'Imana, kuko abantu bose ntabwo bari kuguma i Burayi, abantu bose ntabwo bari kuguma muri Afurika. Kwari ukuzura isi nk'uko Imana yabivuze, noneho bitewe n'ikirere cy'ahantu abantu batuye bakagira amabara y'uruhu atandukanye. Ibi ngibi ni umugambi w'Imana bene data, ntabwo ari umuvumo, ahubwo ni Imana yabishimye ko bigenda gutyo. Kandi turaza kureba neza ukuntu ibi ngibi byari umugisha kuba abantu bafite impu zitandukanye. Ikindi kandi kuba abantu badasa muri ubwo buryo kandi n'ubushobozi bwabo kuba butangana, Imana yarabishimye kandi ibi ngibi bihesha icyubahiro. Mbese ikibazo ni ikihe? None ubudasa bwatewe n'iki? Iri jambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 11, abantu benshi baravuga ngo yari shortcut, yari inzira ya bugufi kugira ngo Imana yihutishe ngo ubudasa. Bakavuga ko ariyo ntandaro y'ubudasa. Igihe abantu biyubakiraga umunara w'i Babeli ngo bashaka kugera ku Mana, hanyuma Imana ikabatandukanya indimi zabo, bigatuma batatanira mu mahanga. Niho bakunda kuvuga ko ngo ariho byabereye. Kandi twabonye neza ko mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 28, Imana yatanze itegeko, ibwira Adamu na Eva, irababwira ngo mwororoke mugwire isi. Rero ibi bintu biratandukanye cyane. Ikindi kandi tubona yuko aba bantu b'i Babeli, impamvu Imana yabatandukanije indimi n'ubundi bwari ubwibone. Bo bari bishyize hejuru, bumvaga ko bamaze kubaka umurwa ukomeye, noneho igisigaye ari ukujya ngo kureba iyo Mana, barebe uko imeze, barebe uko isa. Mbese wari umwuka wo gushaka guhangara ububasha bw'Imana. Kandi ijambo ry'Imana ratubwira ngo abibone bose Imana imanukira kubarwanya. Bene data, dusobanukirwe neza ko ubu budasa, iri tandukaniro, amabara ndetse n'ibihugu bitandukanye, ibi byose wari umugambi w'Imana mu kuremwa k'umuntu. Rero bene data, turatandukanye, ntabwo dusa, ariko nta muntu n'umwe ufite agaciro kurusha undi. Turatandukanye ariko dufite agaciro kangana mu maso y'Imana. Igihe cyose Imana ikurebye, ikubona nk'umwana wayo. Ibi ndabibwira bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza n'umucunguzi wabo. Ibi ngibi rwose, iyo Imana ikurebye, waba uri umuzungu, waba uri umwirabura, waba uri muremure, waba uri mugufi, ikubara nk'umwana wayo kandi umukiranutsi kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Ibi ngibi Imana nta muntu n'umwe yarutishije undi. Bene data, tubyumve neza, Imana nta muntu yarutishije undi. Iri jambo turarisanga mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa. Turasoma igice cya 10 duhereye ku murongo wa 34, twumve icyo Imana itubwira. Ibyakozwe n'Intumwa 10 umurongo waho wa 34. Bene data, Bibiliya iravuze ngo Petero aterura amagambo ati, ni ukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni,
ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'ubutumwa bwiza bw'amahoro Imana yatumye ku bana ba Isiraheli ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Bivuze ngo ivugishije Yesu ari we mwami wa bose. Nta Mwisiraheli, nta Mugiriki, nta Munyarwanda, nta Mukongomani, nta Munyamerika, nta Murusiya, byose mu mahanga yose ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana iramwemera. Nta muntu rero ufite agaciro kurusha undi bitewe n'ibara ry'uruhu, kandi ibintu byose Imana yaremwe, buri cyose gifite agaciro kacyo bitewe n'umumaro kigira mu bwami bw'Imana. Bene data, ngira ngo nkureho urujijo rw'uko ubu budasa bwose ari umugisha ku bantu b'Imana, kuko byari biri mu mugambi w'Imana. Rero umugambi w'Imana wari uko twese dukundana, tukubahana, tukishimirana, tukagira guha abandi agaciro, kuko Pawulo yabyandikiye Abafilipi, igice cyaho ndumva ari icya 2 umurongo wa 3. Reka naho tuhasome mu izina rya Yesu. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 3. Reka dusome ijambo ry'Imana. Yatubwiye ngo ntimukagire icyo mukorera kwiremya ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Amen. Ijambo ry'Imana rongera rirambwiye ngo ku by'urukundo buri wese ashyira imbere mugenzi we. Bene data, nta muntu n'umwe waremwe kugira ngo aruta undi. Twese tugomba kwicisha bugufi mu mitima, twe kwifata uko tutari, ahubwo ntitwireme ibice. Dukorere Imana mu buryo bwose, dukoreshe impano Imana yaduhaye, kuko zose zirunganirana, kuko turi umubiri umwe muri Kristo Yesu. Nibyo kuko umubiri ugira ingingo nyinshi, ariko zose ziba zigize umwe, kandi buri rugingo ruba rufite umumaro. Niko Imana yashimye kutugira dufite itandukaniro, twese tutazi ibintu bimwe, bamwe bakiga bakaminuza, abandi ntibige. Imana yarabishimye. Bamwe bakaba barebera, abandi bakaba bagufi. Imana yarabishimye. Bamwe bagatunga, abandi ntibatunga, bakaba abakozi b'abandi. Imana ibyo ngibyo yarabishimye. Rero bene data, niyo mpamvu byose ni umugisha, kuko icyo Imana idushakaho nuko buri wese abona mugenzi we nk'isoko y'umukiro, nk'isoko y'umugisha. Imana ishimwe cyane. Noneho rero reka turebe neza. Hari urugero rwiza rwo mu buzima busanzwe. Mbese uramutse urebye indabo ziteye ahantu nyinshi z'ubwoko butandukanye, ari umutuku, ari umuhondo, ari umweru, ari ubururu, zose ziri ahantu hamwe, ubona ko bimeze neza. Ariko iyo ufashe ahantu hamwe ukatera indabo z'umutuku gusa, nk'isi yose yuzuye indabo z'umutuku, byaba biri bibi cyane pe, ntabwo byaba bigaragara neza. Niyo mpamvu Imana yemera ubudasa, kuko bugaragaza icyubahiro cyayo mu isi yose. Imana ishimwe cyane. Murakoze cyane rero. Imana ibahereze umugisha. Ubutaha tuzareba neza mbese ni iki kitagenze neza, ibintu byapfiriye kugira ngo twibone dushyamirana, twibone mu ntambara, twibone mu moko, twibone mu makimbirane. Mbese byakomotse hehe? Niki ijambo ry'Imana bitubwiraho? Mbese twakora iki? Imana ibagirire neza, ikomeze ibane namwe, ibungure kumenya ndetse no gusobanukirwa, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.